myene ndajyana icyo ndabonda nk'umuti cyo nzi ndabura mu gakibi cyangwa imyenda nsize hano iminota 2 barayibye nasenze se nkaba nabimenye umuginga arashaka kunyenesha bura nagaze ikipe kina nayo araje mbone kansinze nkwereke nasinze nagaze ikipe kina nayo umuntu atazi kabisa araza yikoreye mva bro dore mfite twene hano ndikugurisha ma sex uhita wigendera gusa wowe sex dore twamake dore pano rangiye mo stretch wabonye Jese ko nashakaga ishati. Iwo shaka ishati ariko nakaga pano gatwaye byawa sawa dore kuko ikiza cy'imyenda yanjye wanayongeresha wabibonye Sai nonse byango ni y'abakobwa ubusavuze ngo njya mu mihango bro. Ujya mu mihango sindaka kubwira kujya mu mihango reba n'udusokisi ari kukuntu ari dushasha duwa Tata akora ndabiza abazungu zazi kuma mumeze. Uyu mwenda ndaguha ndaguha 500. Niba utemera rwose nakude sexa se brother wongera irindi jana si bad ni sexa niba ushaka njongaruka ngaho singagaruka si yamezi Goza then ndaratukuzingira neza reba kameze neza ari ngandi ndazinga nta kibazo Igata hasi rwose bosi sexa ni menshi rwose ndi no kwigendera ndi kwihuta buriya kantu kuzingire neza ntabasirimu wabona usaka no nkunare kuyagura ikiro cy'isukari kwe ariko se bosi nese wo ntabwo uzayambara kabiri wenda sa nta kibazo sa brother Kuna ndi muri Musanze mu mujingeze muri rugori kimwe ngo ngute watwanuye tutumye dusubize iwacu